aretse gutuka Yago na Irene Imana ishobora byose nimba yakamwana ndamusengera mu izina rya Yesu niba afite umuzimu wo gutuka abanyamakuru ejo bundi nuko yatuka Agasaro TV nimba tutse Yago agatuka Irene ejo bundi azatuka Agasaro TV yakamwana umuzimu afite nimba mufite wo kunywa inzoga. The Unity TV. Together we can change the world. Nyita The Unity cyangwa nyite Professor Mbata ni kumwe na umva nyita The Unity cyangwa nyite Professor Mbata ndi kumwe na Agasaro TV nkuko musanzwe mumenyereye ni Agasaro TV ni partnership nziza cyane kandi ni collabo ariko abantu muri minsi muri comment bari kuba ko nge nawe duteretana ariko abantu mugira abankanga bimereye neza bose hari imbata iteretana n'inkoko imbata n'inkoko ureba na muzengereza imbata n'inkoko birateretana urumva ntabwo byajyana umukobwa mwiza uvuka mu mutako ko mbata yakwemera koko wese ko wabonye umuko nyine kuki ngiye tanyibuka impamvu umuko yanyemeye ngiye mvuka bikwese gutyo mvuka ko rudego kwa Musinga ndi umunyenyanza reka dukomeze cyane ariko nanone zo bintu navuze nibyo bavugisha ukuri ntabwo wanyemera none se turi hano kuri nziza kuri nziza ni ku Gisozi hano kuma uzamutse mu Kinjiro ka Gisozi ku kigo cyitwa Apapek nziza view guest house niho turi na hano heza cyane ushaka kwiyakirira cyangwa se ushaka no gusohokera none ushaka gukorera ubukwe dot ndetse na mariage ukwezi kwa boki n'ibintu byose bikagenda neza nanjye buta inkoro ubukwe na Nyambogo tuzabikorera hanga uzamurongorera umugore we twaratandukanye no mukonyi ariko yanjije ubura cyane angwita katero jaune ngo nimba umurokore kandi umugaturika ngo ndeke icupa ngiye sinzareka icupa azagende nzashakana Nyambogo ubukwe butahanga. Yes reka rero nsabe Gasaro twakiriye Maître Nzovu Gasaro buri bavuga ko abadamu ari bo bazi kwakira abashyitsi cyane none se icupa n'umugore ikiruta ikindi ni kiyi icupa buri icyo bita icupa cyangwa inzoga ari umugani bajye kugira ngo uzate inzoga uzatumwana uze mpamvu cyo kinda kigusobanurira inzoga irakomera ko umwana ari ibintu bibiri ushaka gusobanura inzoga iyo umukobwa agiye kurongorwa inzoga nizo ziba hose umwana iyo yapfuye ukamushyingura ko iyo bavuye kushyingura inzoga ziranyobwa sibyo niyo bavuga ngo kugira ngo uzate iki kugira ngo uzate inzoga uzata umwana inzoga buri irakomeye cyane kandi inzoga isaba umugeni aratangwa akajya kurongorwa hagiye nimba nkawe umukobwa mu Gasaro ugiye kurongorwa mu Ruhengeri ndi papa nsigaye Kigali ibyo bazagukora nge sinzabimenya kazajya mu Ruhengeri kazajya mu Ruhengeri ura mu Ruhengeri niho kwiye kujya nimba umukobwa mu Gasaro nini yenza azajya mu Ruhengeri ibyo bazamukora nge simbizi inzoga bazimpaye ngaruka nge ngumi Kigali none se ko bavuze ngo ntago dukwiranye kandi ukaba umwohereje wacu mu Ruhengeri ndakuye ko ngiye kumurongora mbata navuka mu Ruhengeri Gasaro ubwo n'umugore wa none ndabinda none Gasaro jya mu Mutarasha nashatse umugore wa Bakonyi waramushoboye se cyangwa mbata nimba waramushimye jya mu Ruhengeri ariko urukundo nawe rutakujyana ariko mu rya biryo ukina kurya ibirayi bitogosheje ukarusuragura uzi ibirayi batahase ibishishwa urasuragura nagiye mu Ruhengeri ngiye gucuza amafilme ndi kubona Nyambogo narayisuragura kuko bagwa ibirayi ukarusuragura imisozi byose warugize nka shampoo mbeze shampoo wagira ngo ndwa ya modokari bita ntuza ngo byo ngibyo hanyuma bavuze ngo icyo kwana Nyambogo se ubona amukunda mukabana Nyambogo buriya urabona impamvu ntamukunda ni mushiki wanjye kwa data wacu
tuvukana mu Ruhango i Nyanza buriya ni mwene wacu sibyo muri abasinga harya tuvuka kwa Musinga nyine buriya Musinga ni data wacu nyine mbwira muri abasinga turabasinga nyine muri abasinga bo mu yenzu ibwami ne i Nyanza aho nyine ubu ni abasinga bagira inzu nyinshi n'uzarishyize gute twe tuvuka i Nyanza muri abasinga b'abasigano muri abasinga nkatwe iwacu njye ntabwo ndi umusinga turabasinga bavuka i Nyanza kwa Rudahigwa no kwa Rudahigwa no kwa Musinga niyo mpamvu usa na Musinga ni data wacu n'ukuri kw'Imana usa na Musinga ni data wacu turasa n'ukuri kw'Imana ibwami ku Rwesero Nyanza kwa Rudahigwa ku Rwesero turasa n'ukuri kw'Imana ibyo uvuga nibyo ntabwo nari kujya gushaka mu bakonyine mu Mutara ngo amuko bwabo ntavuka i Nyanza utavuga kwa Musinga ni bene wacu twikomereze mama Bapampe mushuti wawe uramuvuze atera umwaka ubwetse ugiye kumuvuga aka kanya ndakubwira ibibi bye komeza muvuge none kubera icyo uvuze ngatera umwaka muvuge ndakubwira ibibi byiwe bibanzu bitubwira nibazo yahuye nabyo ubwamu nawe mbaza yahuye n'ibihe bibazo ndabikubwira nawe mbaza kejo twari kumwe se nta bibazo afite yabahuye cyabyihorera uzu umugabo w'ibibazo ahura nabyo nk'ubwibazo umugabo afite nimba ari umuyedi nimba yubaka nimba mama wa papa afite umugabo uba Kimisagara noneho ntabwo mbivuga aka kanya komeza na kiganiro nawe ariko tugize ko kwanje kumenya ibyo bintu kuko urumva ashobora kuba afite ikibazo tukazanamusura mama wa papa ikibazo afite nkikubwiye no kugeza ubu ngo ashobora kuba ari mu bitaro tukima kuvuga ikiganiro ko yaba ari inkuru mbi ntabwo ari inkuru mbi niwe wabyiteye kambwa ikibazo mama wa papa afite umugabo yamutumye ifu y'ubugari saa 12 saa 12 umugabo akeneye yaravuye mu kazi nimba ari umuyedi nimba ari umufundi nimba ari wa muntu gushaka imyenda ngo ishaje ngo muragura imyenda ishaje imyenda gute umugabo arataha atashye aheza mama wa papa amafaranga ujye kumugura ifu y'ubugari saa 12 mama wa papa kuko akunda Primus agenda yinkora Primus umugabo bigera saa 3 saa 4 saa 5 urankurikiye none asanga umugabo atetse ibijumba mama papa araza atanye ifu y'ubugari niyo mama papa ageze mu rugo rwe n'umugabo wiwe umugabo yamukubise ingumi bita gaswere yamuteye muri supanete mama papa yaguye gucyagaramye urabona nimba uri umugore yaguye gucya muri supanete agaramye gutya shyira mikoro twumve sibyo iyo ngumi bayita gaswere none umugabo wese amwataka ako kanya ngiye mujije yuko nagutumye ifu y'ubugari ugakererwa nkaba nariye ibijumba mama papa buriya yakoze amakosa no kuri kwima yazemera ibyo umugabo yamutumye aho kugira ngo abyeri akubaha umugabo yakoze amakosa no kuri kwima ugiye wubaha yamukubise inguma ariko nyayo ita gaswere yarimo kwisagwa agwa muri supanete gutya sibyo ntago mbeshya mu itangazamakuru ngo mibaho sibyo yamuteye ingumi ndetse nakibazo ugiye kibazo inzovu bivuga nta kibazo abanyamakuru nka mwinzamba mba amakuru nayo ngayo sibyo mujye muyuba yamukubise ingumi gutya nkuko agasaho TV nk'umabuja namuteye ingumi gutya agatagwa muri supanete agahita aryama gutya yakiro ntabwo yamwuriye simbizi sibyo ubwo sibyo komeza ikiganiro noneho mbatarwaye umutima ngiye kukubita indi nkuru none komeza none maze tubwire nyibwirira inkuru cyangwa inkuru inkuru mfite inkuru noneho ya Yakamwana buriya nawe afite urona Yakamwana ejo wundi duherukana yarabyimbye ibirenge yambaye kambambire Yakamwana aranjijisha kubera anywa za nzoga bitadunda ubwonko na twanores ariko arambwira ati inzovu ni sasu muri 23 bandashe sibyo ariko buriya koko Yakamwana
kuki atamenya ikibazo afite cy'akaguru kakagenda kabyimba sibyo akagabanya inzoga koko ariko yahoze avuga ngo wambaye ngo dushyirize abana none ngo umupira ngo wambaye ikabutura y'abana n'inkweto z'abana umupira ukambara w'abantu bakuru mbata ipantaro ni y'abana koko ngo ni y'abana iyi nkweto ipima kangahe iyi nkweto ipima kangahe tuvugisha ukuri iyi ipima 37 ariko ipantaro nubwo ari iy'abana fasha gutya nkwereke bigaragaze mu itangazamakuru ipantaro urayirambura ariko ikandinga ubusi ipantaro wabona ndende ariko kugira ngo ireshye nkanjye ndayihina gutya ikazamuka gutya ufite gahunda yo kuzayikuriramo none nta kibazo bamba ngira ngo njijishe nimba ahantu ncumitse mu mazu babone ko nanjye umugwanjye nayifura bavuga iti hano harimo umugabo sibyo nambaye ni mwaratandukanye ariko atubwiye nese nimba umugore twatandukanye sinshaka kuba ngiye undi mugore turarana ariko bazumva statement kimeze gasa bazumva statement ati umugore nayifura kayanika bazana ko y'umugabo bagire ngo hano umugabo muremure nese nzayicishe akugira ngo nzayicishe nzayihina gutya nyizamura sibyo n'undi muntu w'umugabo nahaza kuza kwaryama ahantu ndi kuryama azabuti hano harimo umugabo sha iranitse kandi ari inzovu ariko njyewe nyijyanye iciyemo hagati bavuga ngo ni akana karyamye kuri wa mugore ugasanga urugo bararuvogeye ni kumenya ubwenge abanyenyanza tuzi ubwenge ntabwo wabaho udafite umugore mu nzu se kuwa mbere mwatandukanye renze ko ubu ngubu urara wenyine reka mbikubwire n'ukuri kwe nanjye ndi umugabo mfite abana 4 umugore wanjye yanjijije uburaya nefite inda bita Alisa ya Sodoma nuko mutayimbajije ariko nari navuze ko mu kiganiro ntazongera kuvuga uburaya cyane ariko ndagira ngo mbabwire nefite inda bita Alisa ya Sodoma inda bita Alisa ni yasenye mfite umugore mukonye tuatandukana mfite abana 4 imfurange bamwite Iradukunda Sandrine sibyo turitira nawe twiradukunda Sandrine Iradukunda Sandrine n'umwana wawe reka ngo n'umukobwa wanjye no kuri kwima ariko ongera umuhobere ongera umuhobere witwa Iradukunda Sandrine ndagukunda sha usa nk'abakonyine sha nawe uri umukonyine uyu ni umukonyine musaza yewe umukonyine Muse imusanze wawe wakonyine cyane umukonyo wo mu kiga nambata ngugiye kumusoma ndaka somi ne bara oya mbata sinamusoma wasoma ikigabo nkawe ngasoma ikigabo nkawe uriya mbatozi mpamvu namusoma asa nka Nyambogo neza kasi nzasoma abantu bagufiya nka mbata Nyambogo gasa ndagukunda bye umva gasa icyo mweme ngiye kugwa icyango cy'ubutaka yego kwimana nzakigwa nkayakavuga ngo ni nyirabuja ngiye ntago abari mabuja ni umukoresha wanjye rata ramemba nkamukorera ni umukoresha wanjye mushimire ahari muri Amerika bavuga ko yavuye mu Rwanda agiye gushaka umugabo ari babyita ngo iki mu Cyongereza umwe spora babwita umwa diaspora agiye gushaka umwa diaspora uba muri Amerika yoke bazabyare bagiye bati ariko azatwibuke sibyo abo ndamusaba kugira ngo agare filime ita Catherine yo mu cyaro ndi kumwe na mama wa Pape ndi kumwe na nanjye turabita neza nyaka icyo mushimira ngiye nta matansigiye ariko mubwiye ko ibyo yasigiye akayabigushe byose ejo n'amafaranga yakoresha yajyanye mu nda y'ahantu bitazanoza mukanya ari kuvuga ngo uraza ngo wazanwe no gukebura yaka ngo asigaye atuka abanyamakuru okay reka nakubwira Agasaro TV mbone guhana yaka aretse gutuka yago na Irene manisha byose nimba yakamwana ndamusenge mu izina rya Yesu niba afite umuzimu wo gutuka abanyamakuru ejo bundi nuko yatuka Agasaro TV nimba tutse yago agatuka Irene ejo bundi azatuka Agasaro TV yakamwana umuzimu afite nimba mufite wo kunywa inzoga ntazonye gutuka abanyamakuru abubaye kuko nibo bamutunze nimba koze ikiganiro baramuhemba yakamwana nazonye gutuka yago nazongera gutuka yakamwana nazonye gutuka Irene bamwita muri ndabi ntazonge kubatuka
ejo bundi nubwo turi ku Gasaro TV yakamwa nawe azagutuka sibyo turebe yakamwa nazongeye kwibasa abanyamakuru ndabihamye mu izina rya Yesu Kristo yakamwa tumusengere afite umuzimu umubuza gutya na gutya mu izina rya Yesu sibyo mbonero kuvuga ati sengesho nawe uramira ameze nk'abanyabyaha agarenga prafu ese ndi umunyabyaha mpamvu ndi umunyabyaha maze amezi 6 bandega ngo njya mu ndaya indaya bita ese ubundi wajya mu ndaya inzofu buriya nawe ugira prudence kukwira ugira prudence asha mbata nawe uransebeje uzi koko ibyo uvuze nibyo reka mvuge ariko byakaka ndeka musubize mbata kangusubize amiza abantu mbata kangusubize umwaka ushize 2020 navuze kubura naburetse ariko igihe nanyiburimo ubu mwaka wa 2023 navuye mu buraya abantu bahunda Mohamed twavuze inzobore ku buraya naho tuzagufasha iki mu buraya cyo kwambata 2022 koko nigize kwambara prudence sibyo urona y'abana reka mbikubwiye reka mbikubwiye urana nzovu ndi mugufi mfite agapipi gato nyamba nagiye kurongora iyo nda bitarisa sibyo niyo kosha prudence yanga kunkwira ndetse nyijomora amawucya ndakejogoye nkomereza aho ngaho ngiye kwipimisha nta sida ndwaye ariko 2023 ntabwo ndi kundaya na prudence nzongera gukoresha no kuri kwima nta prudence yangwa n'ukuri prudence bari ndinde sivyo ako ni wandura sida sida ngiye uzima mu nakwandura sida uzima mu nakwandura sida se ndangiza vuba sivyo nese ko tujye kuzana umukobwa mu kanya uramumaze iki ngewe cyeka nimba arangiza vano nagumana nawe ko nimba arangije atinze ngiye ndirukanka indwara nese nzovu uravuze ati akubura ntago nkiburimo arangije nyije na 2022 ubu ngubu narakijijwe ngiye gusubirana n'umugore wanjye nzovu umuntu witwa Nyinambogo uramubona sibyo Nyinambogo yakayambwiye ngo yari yamutese yamubwira ko yamukubita taranti y'inkwano bakagura n'amahene bakabana we Nyinambogo uramutse agukunze aherutse kumbwira ko agukunda mukabana uhumva inkwano watanga ari nkangahe uvuze ngo iki aramukubita 30 nako dore imbogo se ngiza ne Nyinambogo dore imbogo uriya inkwano wamuha nangahe murongo ese dore imbogo uzima dore imbogo nge ntamukwa urebye isura yanjye niye birasa sibyo ntago wafata isura nzovu niye ngo nge mukwe ariko mushaka kubyara abana bakugera muri ADB umva nyeka mbikubwiye nakoye umukonyine uvuka mu mutara nge nakwa uriya mukobwa uriya ngewe ega ngende ndi imfura y'Inyanza kwa Musinga sibyo buranye dore imbogo nge nayikwa ese imbogo nge ndi inzovu yakwa imbogo ifite imbaga ni yese inzovu ni umwami w'ishyamba amutwarira ubuntu nyine sinanamwemera inzovu ngombwa ko umwaka amafaranga wamuca nkangahe kugira ngo umwemere ngewe ona usibye ko twebwe ngewe nitwa inzovu akitwa imbogo twebwe abarushimuti isi bo mu Kagera cyangwa muri pariki twe badutwara amenyo y'inzovu bakajya kutugurisha bakatuvanamo amadolari inose imbogo bayitwara iki none se inzovu wavuze ngo uzama icyangombwa cy'ubutaka urusha dore imbogo bwiza ese murasasha ubwo tuzabana n'iryo cyangombwa cyanjye ukime cy'ubutaka usibye ko uyu munyamakuru yagusenye ngo uvuka mu Ruhengeri ariko nawe tubanye n'ibirunga cyane oya yaraye kubivuga kugira ngo amagani wawe ngo iwawe ni mu Ruhengeri ngo mwemere ubuse koko urumva ntiwari kubibona okay nta kibazo kandi naho ni heza ibirayi turahakunda mu biro reba ngeze mu Kinigi sibyo niho inzovu zituye na n'ura bita dore imbogo ako nta kibazo dore imbogo we nta oya wenda gwa kimwe cy'ubutaka
icyangombwa cy'ubutaka tuzakigabanyamo kabiri kuko uvuka hariya atiretse kandi wihebeye abakonyine abakonyine sha none madamu we ntujya umukumbura ntujya ukumbura ibihembwa agira anzana ibihe ari umwana w'ibwami ibihe njya mukumburaho navuye ku nda y'imwe Sodoma ca dore igisebe ngiki dore ngiki mu mutwe navuye nafite 200 mvuye hano biti Burundi yankubise hasi ngamya gutya nikuta agatwe hasi nicyo kintu njya mukumburaho ninde wakubise hasi umugore wanjye w'umukonyine kubera icyo dufitanye abana bane ni natashye banyi 200 Sodoma niyo nda yarisa yakwibye niyo arisa buri zina bitarisa arisa ndarivumye sibyo arisa ni imbwebwe ni imbobo niwe wakwibye arisa si 200 inote za 5 nshoze nzimibare nawe urumva wari 5 bitagu 10 mwaryamanye nawe ajyaga kwinyesebura wumva ko winyesebura aho ko yatwe ntaryamana we ntafatura munyenga w'ubuki nawo kandi uvuga ngo hari nda yitwa Alice yagusenyeye urugo yarawusenye n'ukuri umwaka ushize ntobizi se kuki utasabye imbabazi madamu wanjye mutsembaza bwekana nongeye nsaba imbabazi umugore umfite abana bane dufitanye abana bane iradukunda Sandrine dufitanye umuhungu bamwita Tuyisenge Elisa mfite Elia mfite na Irene nagwa Irene yo muri Ndabi mfite Irene umwana wa kane wanjye sibyo bamwita Irene oya umuhungu wanjye bamwita Irene nagwa bamwita Irene muri Ndabi sibyo n'abana bane indi umuhungu wanjye afite imyaka 4 yavutse 20 gusangana na Irene oya umwana wanjye ni muto fata imyaka 4 2023 yavutse 1999 yavuze 99 turi ubu 2024 si imyaka 4 ni imyaka 4 umuntu wese 99 si imyaka 4 se yakoze burika muzibira nabi se nose umuntu wavuze 99 oya 2019 2019 oya yafite makwera mazibira nabi wavutse ryari ngewe navutse 1973 ese wiboneye wa mu diaspora wavugaga harya no muki wa mu diaspora ubu ngufu ufite imyaka nka 50 ariko mfite 50 yuzuye kabisa wa mu diaspora uzakora yubiri wigendera ama amafaranga tanigendera uzakora yubiri ryari yubiri nane yayikoze mbura amikoro ne gukuza kimwe cya kabiri cy'ikinyejana yaryo ngo no mu diaspora yabimenye mu diaspora aba diaspora ako kansunya kuki aba diaspora mbone gushimira aba diaspora badukucyana image hori barinda natwe badufashe baduteza imbere bakurikirane aho turi abanyamakuru ari Agasaro TV niyo bita Mbata sinzi no chano yiwe sivyo Mbata no umuntu wakoraga kuri Flash yakoranye na ba Manibo ariko bose basikaba abanyamakuru ariko Manibo naye mbanje kumusohoza Manibo yaguze benze ejo wundi yaguze compressor niko yana gari compressor yani benzi nagari compressor niko yanditse ko nagari compressor ariko Manibo ndamwemera mbone gushimira umutipe wanjye witse yanjye wanguriye imyenda yanguriye iForce irebe iForce iForce ko tuvuze iForce ni igisirikare cyangwa ni moto bita iForce iForce wita iForce ni ingabo zirwana he kubutaka zirwanira mu ubwo nuko nambaye inkweto none ijambo air okay bamwita Musinga yanguriye inkweto bita iForce ni deshire yabinguriye Kimironko n'undi mupira wundi mushyashya ndamushimira muri filime nshyashya ndimo gukina inyura kuri Tamuriesi kwa Musinganye ndi kumwe na Nyarabitana na Jesse mbaje kubashimira mbasoza ndi ku kiganiro bitagasa undi reka nkubaze ari iramushaka kunsubiriramo ni ijambo ryoroshye n'ikinyarwanda ifi rayizi ifi vuga ngo ifi ry'indifi ifi ry'indifi bivuga inshuro 3 ifi ry'indifi bivuga neza noneho
aratundi tujambo iyo wumvishe wenda umuntu avuze ngo wenda ngo ajye muri Amerika mbaje ikintu nashongeye mitambyanga oya ntabwo kumaze ibintu ari ijambo ari ikintu bita visa buriya wumva ari nk'iki visa urana visa ushaka kuva mu Rwanda ujya mu kihe gihugu bakaguha ibyo bita pasiporo cyangwa se pasa ko icyo bita igihugu kigwa bita visa bitewe n'icyo ugiye gukora mu cyo gihugu iyo bita visa ni icyo kiguha ubushobozi aho ugiye nimba ugiye kwiga ni ikintu kiguha ubushobozi kugira ngo kikugeze mu cyo gihugu ushobora kujya mu cyo gihugu bakakubara kuri umujura cyangwa iki cyangwa uvuga iti icyo bita visa sura umusirimu akantu kitwa micro-onde wumva kaba gakora micro-onde reka mbisubize micro-onde nakuma gashyushye ibyo ugiye kurya itwa oven ni nk'iki Rwanda Revenue ni imisoro ya leta Rwanda Revenue ni imisoro umva Rwanda Revenue ntabwo mvuze Rwanda Revenue oven Nemo cyitwa Rwanda Revenue se nuko urabijisha uruvuze harimo Revenue ni imisoro ya leta yishyurwa abanyezi imisoro ya leta uriya TikTok umva ari nk'iki iki TikTok ni urubuga nk'uko bavuga iti abatayi cyangwa abona amakuru ya TikTok umva ari nk'aya abandi bashyira ngo guceza kubyina bitabonekamo YouTube cyangwa comedy y'amafoto cyangwa umusirimu cyane hanyuma se iyo mvishe arubuga bita tinda gutinda ni rwa rubuga abatinganye runyuraho abahungu bakarongana cyangwa abakobwa gutingana nyine ariko yanabishoye nubwo avuze ngo ni urubuga byibwe gutingana nyine rwitwa tinda nyine none se Instagram umva ari nk'iki Telegram ni ko bavuga YouTube Instagram ni nano nyuza amakuru arabizi kabisa ariko nzavu ugira sheke nagira sheke se ngiye ku uzimamvu nagira sheke nta banke ngiye njyaho sibyo nta banke ngira amafaranga kuri telefone yanjye kuri MTN kuri nuza amafaranga nta banke ngira sheke sinjya ngiye sibyo none se iyo vishe abantu ngo ujya kumva ngo bamujyanye muri CRB ngo CRB ngo muri CRB ni biki Igiye kumbaza oya CRB ntago mbizi ngiye urakoze cyane urakoze cyane tumuhaye 8 ku 10 shaka uri umuhanga cyane nura muko nyine wari umukwiriye ariko nanone byarakunaniye impamvu nayo mukwiriye ega wavuka musinga ndato wacu bona tubuka Nyanza abakonyine batunaniye sibye ko twebwe mbere ya Jenoside inka zacu baraziriye ariko inka zisigaye mu Mutara nka Nzovu nagiye mu Mutara uramukonda murongo nateme jogojogo ndayitera ntibita ku bugufiya bwanjye ndongora mukonyine ivumbira to ahubwo mboneyo gukunda abakonyine ba bofre banjye Imana yora ibarinda nemera abakonyine peace and love baje bakurikirana Gasaro TV abakonyine aho mu Mutara za Rwabayaga Karangazi ugeze mu ishyamba rya winja ishyamba rya Tabagwe oya ishyamba igisike gikuramo bagita kaga mu kagite nuza ndabivuga Ngarama winjira Ngarama ukajya Ngarama ukajyana uta zamugera mbanze mbishfurize umwaka mushyashya aho ni iwacu mujye mudushyigikira nawe buri umukonyine buri kubona abashatse mu ngewe mvuka kwa Musinga ndumusinga ariko sindi umukonyine uko nabarongoyemo nanjye ubwo aho nashatse ndi umukonyine urakoze cyane urakoze mukore share mukore comment sibyo habyo nabasha kuvuga ariko bimvugire ni subscribe urakoze wamfasha gerageza byiza tugufasha subscribe oya hari share comment subscribe kabisa urakoze cyane